Amahoro kuri mwese nshuti zanjye, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero turagaruka muri Afrika. Narabibabwiye, Abafaransa ntabwo bizaborohera muri Afrika, n'umuntu wese uzajya ku ruhande rumwe nabo azatsindanwa nabo. Ibi ngibi dukomeje kubibona hehe? Dukomeje kubibona ahangaha muri Niger, nyuma yuko Abanyamerika n'Abataliyani batereranya Abafaransa mu kibazo cya Niger. Abafaransa bisanze ari bonyine, bisanga bagomba kugaruka noneho bakaganira n'aba basirikari bakoze kudeta. Tujye kubirebera hamwe ni gute Abafaransa bari gushyira baro hasi, ariko hagati aho ngaho n'igihugu bari bazi ko bafite, bari bazi ko bizeye cya Chad umuriro watse, atari hagati ya leta ya Chad, kuko leta ya Chad ishyigikiwe n'Abafaransa, iri mu kwaha kw'Abafaransa, ariko abaturage bakamejeje nabo barashaka kwirukana Umufaransa. Aho bibereye ikibazo nuko ahangaha leta iyoboye ari iy'Abafaransa. Tugiye kugaruka muri ibyo bintu byose byabaye muri iki cyumweru, bikomeje kubera ibibazo Abafaransa. Yes, narabibabwiye, Abafaransa bamaze iminsi bavuga ngo Abanyamerika ce sont des faux amis. Nibwo mukibimenya. De faux amis rero murabizi, kudeta ikiba muri Niger, uwo bita Susan Nolan, uyu nguyu ni ukora amakudeta hirya no hino, uyu nawe wakoze kudeta yo muri Ukraine. Uyu mugore muramuzi, niwo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abanyamerika. Uyu Susan Nolan yahise arandinga Niamey muri Niger, agirana ibiganiro n'abasirikari, bagira ibyo bumvikana, arangije afata indege ye yisubirira hehe? Yisubirira muri Amerika. Abafaransa rero bakomeza kuvuga ngo ntago dushyigikiye abapuci, bagomba kuvaho, ntago bemewe n'amategeko, bagomba gusubizaho Bazoum, niwe twebwe tuzi nka perezida watowe n'abaturage ba Niger. Abafaransa barakomeza bakina ako gakino niyo bras de fer hagati n'abasirikari, kugeza ubwo abasirikari batanze iki? Ultimatum kuri ambasaderi wabo wari wabasuzuguye. Ultimatum irarenga, ubu ngubu bari gushaka aho bamucisha. So uyu munsi rero bigeze hehe? Nyuma yuko Abanyamerika batereranye Abafaransa muri iki kibazo cya Niger, bakisanga bari bonyine. Ibi narabibabwiye ko Abafaransa nta muntu uzigera abasapotinga muri Afrika, kuko uzaza wese azatsindanwa nabo. Imbaraga zose yaba afite ni uguhangana n'abaturage, ntabwo ari uguhangana n'igisirikare. So nyuma y'izi feria rero z'Abafaransa, bahise batangira nabo gushyira baro hasi, kubera ko mwarabibonye mu mashusho ya Waka Waka twacishijeho mu kiganiro cya Niamey, mwarayabonye. Abaturage bagose ikigo cy'Abafaransa ari benshi cyane. So Abafaransa barimo gushaka uburyo bakura iki kigo cyabo cya gisirikari muri Niamey. Bikaba bivugwa ko rero barimo kugirana imishyikirano n'aba basirikari kugira ngo barebe uburyo bagabanya ngo abasirikari babo bari ahangaha muri Niger. Biravugwa ko rero aba basirikari bagomba kugabanywa ahangaha muri Niger, bagomba kujyanwa hehe? Muri Chad, kubera ko ariho Abafaransa bari basigaranye ikigo kinini cy'abasirikari, ku buryo abazava hariya bazahita basanga abandi muri Chad, akaba ariho bakomeza kuba. Ibyo rero byari amahoro, kugeza ubu ngubu byari amahoro, usibye ko naho ngaho muri Niger bitazaba bikemutse, kuko ntago Abanyanigeri bashaka ko Abafaransa bagabanya abasirikari babo, barashaka ko Abafaransa bahavana abasirikari babo bose. So Ubufaransa rero bwatangiye kwikura mu ikosa rya Macron yari arimo kubukoresha. Menya Brigitte yaramugiriye inama. Abatazi Brigitte, nguwo ni umufasha wa Macron, murabona ko amuruta cyane ku buryo yamugira n'inama, yaranamwigishije. So Brigitte ashobora kuba yaramugiriye inama. Rero Macron yatangiye gushyira baro hasi. Uyu munsi arimo kuganira n'aba basirikari uburyo bagabanya abasirikari b'Abafaransa bari muri Niger. Ubwo harimo n'uburyo banahakura na ambasaderi wabo uhari mu buryo butemewe n'amategeko. So bateganyaga ko aba basirikari bahita bajyanwa hehe? Muri Chad. Muri Chad habaye incident iteye ubwoba cyane, yatumye abaturage bose bahaguruka. Iyi incident ni iyi: umusirikare wa Chad ngo yagiye kwivuza kubera ko bavurwa n'Abafaransa, I don't know. Yagiye kwivuza, noneho ngo yataka umuganga w'Umufaransa. Ubwo ni umusirikare w'Umufaransa w'umuganga wari uri kumuvura, ngo aramwataka, amutera ibyuma inshuro 3, hariho ku ijosi n'ahandi. Uyu musirikare nta bundi buryo yari afite bwo kwitabara, ahita amurasa aramwica.
So abanyacade bamaze kumva ko umusirikari wabo yapfuye, ntabwo bashatse kumenya ngo umusirikari w'Umufaransa yitabaraga ntabwo yitabaraga. Ibyo ntabwo abaturage bashaka kubyumva, bo bahitaga bavuga ati se kwanza we yari ari hano gukora iki, kwanza ari hano nkande. Akaba ari byo bintu rero byahuruje abantu, abahagarariye amoko y'aho ngaho muri Cade bose bateranya bavuga ati Umufaransa agomba kuva hano, tugomba gutuza ari uko Umufaransa agiye. Nuko nababwira kugeza ubu ngubu ndi kuri recording ikiganiro, uwo musirikari wa Cade yakwicwa, ari leta ya Cade ntabwo irakora statement kuri urwo rupfu, ari leta y'Abafaransa nta statement irakora kuri urwo rupfu. Nuvuga ngo akavuyo gahari kari hariya n'akabaturage bakomeje gusaba Abafaransa kuva muri Cade bagataha. Aha muri Cade niba mubizi, Abafaransa bashyigikiye kudeta barimo kurwanya muri Niger. Ahanga bashyigikiye kudeta kubera ko Idriss Deby amaze gupfira ku rugamba nk'uko babivuga, nubwo hari ibindi tuzakomeza gushakisha tukazabiganiraho uburyo Idriss Deby yapfuyemo. Gusa uburyo bwatangajwe ku binyamakuru bavuga ko yari ku rugamba. So anyway, uburyo bwose yapfuyemo yagombaga gusimburwa n'uhagarariye assemblée, akaba ari uhita uba perezida w'inzubacyuho wa Cade. Ibyo ntibyabaye, bahise bashyiraho umuhungu wa Deby. Murabyibuka Macron yahise amanuka muri Cade ajya gushyigikira uyu muhungu mu mwirahira ryiwe no gushyingura Idriss Deby. So urumva ko ni inyungu z'Abafaransa bashyira imbere. Ntimuzigere mwibeshya kuri demokrasi babigisha, ntimuzigere mwibeshya kuri human right batwigisha. Ikintu baba bashyize imbere ni inyungu zabo, kuko abangaba batwigisha human right watch, batwigisha human right, abangaba batwigisha human right nibo bacaga abakongomana amaboko ngo bacukure uranium nyinshi cyane, utakora nyinshi cyane bakaguca amaboko. N'abangaba nibo bakoze amarorerwa hirya no hino. Aba Bafaransa barazwi cyane none hano mu Rwanda uvuza Abafaransa n'ingabo zabo ibyo zakoze turabizi. Ubajije abantu bari muri eto ya Kicukiro bizeye ko barinzwe n'Umufaransa, akabasiga mu menyo y'intera hamwe, akabata akirukanka akagenda. Nabarashe babi cyane. Nababwiraga ibyabereye muri Kidari, perezida wa Mali akiri umusirikari, ibyabereye muri Kidari muzabyumve mu kiganiro twakoze ubushize. N'abantu bataje ngo baje gutsinda Abaislamiste, kubera ko nahoze mbona abagenerali bamwe na bamwe barimo kwibaza ni gute Abafaransa batashobora gutsinda iterabwoba muri Sahel. Ni gute abantu bakoresha za mobilete, utumoto, ufite amadrone, ufite indege z'agatangaza, ufite bije z'ibitangaza z'abasirikare, ariko ntushobora gukemura ikibazo cy'abantu barwanira kuri za mobilete. Ni kubera iki? Ni kubera ko bashaka ko mukomeza muri abanyabwoba, ingabo zabo zikaguma hano mu rwego rwo kubarinda. Yibaye zanaturindaga ntiziturinda rero. Ibiri kuba muri Niger, ibyabaye muri Burkina Faso, ibyabaye muri Mali, nibyo byabaye mu Rwanda. Nibyo byabaye mu Rwanda. Ndababeshya se, nibyo byabaye mu Rwanda, kubera ko Umufaransa ni umurashe wa mbere ku isi. Nabira bigira ngo ni igihugu gikomeye. Nagira ngo mumenye ko Hitler yabafasha atarashe kabiri, yafashe Ubufaransa atarashe kabiri. Aba batabawe na Stalin, batabarwa n'Abanyamerika muri za Normandie, za D-Day murazibuka. N'abantu bashaka gukanga abanyantege nke, ariko mu by'ukuri nabo ku rwego mpuzamahanga ntawe bakanga. Rero ibyo badukangishaga, ibyo biki byose, iri koranabuhanga bazanye, izi internet bazanye, zaragiye zisesekara mu rubyiruko, ku buryo ibivugwa byose barabikurikira. Amateka urubyiruko rurayakurikira kuri za telefone, barareba amadocumentary, bakareba Kadafi yishwe gute, bakareba Lumumba yishwe gute, bakareba Blaise Compaoré yishwe gute, bakareba igihugu cyacu kubera iki gikennye, bakareba igihugu cyacu gifite iki. Ibyo byose barabireba. Niyo mpamvu ubona bahagurutse, abajene bahagurutse. Ntabwo ari sensibilisation z'abanyapolitike ziriya, kuko iyo ziza kuba ari sensibilisation z'abanyapolitike, ibiri kuba muri Cade ntabwo byari kuba biri kuhaba, kuko kugeza uyu munsi leta ihari muri Cade, narabibabwiye,
nk'iy'Abafaransa. Nayo mpamvu kugeza n'aka kanya ntiharabaho statement yo kwihanganisha ari uwo musirikare, umuryango w'uwo musirikare wishwe, no kwihanganisha n'uwo musirikare wakomerekejwe w'Abafaransa, kuko njyewe ndumva nawe yabirenganiyemo kubera ko ikibazo gihari cy'Ubufaransa ni ikibazo gihari cy'imyaka myinshi. Agiye kuvura umusirikare wa Chad utishimiye abo Bafaransa, bagize ibyo batumvikanyeho, amuteye icyuma. Urumva nawe yaziza amateka mabi y'Ubufaransa, nawe yarakwiye kwihanganishwa, kuko nawe muri ibyo bintu ari mu bazize ubusa. Kandi nanone ntidushobora kumenya ngo uko nguko barimo kubitangaza niko byagenze. Ntabwo tubizi niba koko uyu muntu yamuteye ibyuma inshuro 3 nkuko bari kubivuga, ese niko byagenze? Ntabwo turamenya ngo niko byagenze, gusa nibyo biri kuvugwa ku bitangazamakuru binyuranye. Numvishe n'abanyacade bayoboye abandi banyacade barakaye cyane bavuga bati turihanganisha uwo musirikare kuko nta ararengana muri iki kibazo. Iki kibazo ni icya system y'Ubufaransa yamwohereje hano, rero nibahambire batahe. So ukibaza ngo barabagiye kuva Niger, barajya he? Nibajye muri Gabo, kuko muri Gabo ntiturasobanukirwa ibyaho, turacyatekereza ko ukuboko kw'Abafaransa kurimo, turacyabitekereza cyane. So rero ndategereje ndebe ahangaha muri Chad Umufaransa nava muri Chad, cyakora ntababeshye, nzaserebura nka cya gitego cya Jimmy Gatete rwose. Kubera ko nzaba mbona ko Afrika buri Umufaransa agomba kuvamo wese n'imizi ye. Noneho kubera ko Ubufaransa ni igihugu kigomba kuzabana wenda n'Abanyafrika, bakagaruka bushyashya, badiringa ubushyashya, ariko ibyo mu mizi bya kera bikavaho, bakaranduka muri Afrika, noneho bakagaruka nk'aba partners. Nibyo njya mbabwira hano kuri podcast, ntabwo dufana Uburusiya s'il vous plaît, ntabwo dufana Uburusiya, ntabwo dufana Putin, turafana Afrika. Niba Putin yadufasha gukura Umufaransa wari waradukandamije tukamukura muri Afrika kahava, then Putin ni mwiza kuri twebwe. Nibyo ngibyo nje nababwira. Ntabwo ari ukubera ko ngo dukunze Putin ukabona ngo abantu ngo bari muri propaganda ngo za Russia, ngo bari muri propaganda, ngo byonyine iryo jambo ryo kuvuga ngo ni propaganda z'Abarusiya, iyo ni propaganda ahubwo y'Abanyaburayi, kuko nicyo kintu abantu benshi bari kuzira i Burayi. Niyo mpamvu na hano kuri YouTube usohora video bakakwima monetization, sometimes bakaguha n'ibihano, ntibashaka kukuri kwa hariya kujya hanze. Ariko hari aba YouTuber b'Abanyamerika bafite ama podcast bose bagaragaza ibibera muri iyi ntambara, kandi bose ugiye wumva ibiganiro byabo wakumva ko bari kuri side ya Putin, ariko bari kuri side nawe yo gushaka ko ibintu byagenda neza. Kuko ejo bundi habaye ikibazo gituma haturika bombe atomike, nabo byabagiraho ingaruka. Ibiciro bihinduka ku masoko bibagiraho ingaruka. So ntimukibeshye ngo umuntu ngo ari muri propaganda ngo pro Russia. Izo zonyine ni propaganda babashyizemo zo kugira ngo mutabona n'ukuri. Mwenyine ni mwibaze aba ba-islamiste bananiranye bate. Icyo kintu ni mubasha kugisubiza. Nk'aba ngabo batubwira ngo turaba pro Russia, bambabarire bandike message. Kubera iki imyaka Abafaransa bamaze muri Afrika batarabasha kurandura imitwe y'iterabwoba? Icyo ni mukinsubiza, ndatangira njyane namwe, ariko mubanze munsubize icyo ngicyo. Nk'ubu ngubu iki byabaye muri Chad, ushobora no gusanga ari amakosa yo musirikare uko kwataka umudokiteri ukamutera icyuma 1 2 3 afite imbunda akakurasa, ni self defense. Ariko iyo self defense ibaye gute? Umujya mumwe niwe wambwiye ati yarari muri Uganda, noneho aza gukozanyaho n'umugande, kandi umugande ari uri mu makosa, noneho abapolisi baje ko yari yambaye na plaque y'inyarwanda.
abapolisi baje baramubwira ati iyo utava iwanyu mu Rwanda ngo uze uri hano abakugonze. Iyo uguma iwanyu abakugonze ubwo ni wowe uri mu makosa. Usibye ko ibyo ngibyo byo nyine byari abapolisi bashakaga kugira ngo barye ruswa, ariko icyo navugaga ni ukuvuga ngo iyo hataba ibyo bigo by'abasirikari by'abafaransa aho ngaho muri Chad, ngo abasirikari ba Chad baba bafite iyo depression against French militaries, ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo byakabaye biriho. So ntimukatuvuge ngo turaba pro Russia, twebwe turashaka ikintu kizatuma Afrika yunguka. Nge narababwiye iyo niyo ntambara y'abapanafricanist bose, nuko umunsi umwe Afrika izaba imwe ikaba igihugu kimwe gifatira ijambo hamwe rikumvikana. Niyo ntambara y'abapanafricanist bose. Rero niba imbaraga z'Abashinwa zizadufasha kuba intambara yacu yakwihuta, n'Abashinwa ikaze tuzabavuga neza, ariko nibibi byabo tuzabivuga. Nge narababwiye ndababwira nti Afrika uyu munsi iri ahantu habi kandi heza. Habi kandi heza gute? Kubera ko uyu munsi Afrika niba ifite uburenganzira bwo kwihitiramo, ndadiringana n'Umushinwa, ndadiringana n'Umunyakoreya, ndadiringana n'Umunyamerika uko mbishaka. Ni ukuvuga ngo igeze igihe cyo gushishoza igahitamo neza, igakora amahitamo meza. Kubera ko uzavuga ngo Abashinwa ngo ni inshuti zacu ngo we bla 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 bla, bazaza uzashiduka igihugu cyose warakibahaye, kuko nabicyo icyo bashize imbere ni inyungu zabo. Nta rukundo, ni inyungu zabo, ni inyungu z'Abashinwa mbere na mbere. Afrika rero nayo igomba gukanguka ikamenya gutagetinga imishinga, cyangwa se imishinga ifitiye akamaro abaturage. Niba ari ideni ukarifata ari ideni wumva ko rifitiye abaturage akamaro kandi no kuryishyura bitazagorana. Nicyo kwihitiramo bivuga, ni ukumenya guhitamo ibigufitiye akamaro akaba ari byo ugira priorite. Rero ntabwo uzavuga ngo Vladimir Putin ngo ni umuntu mwiza cyane, ngo Abanyafrika turamukunda, turamukunda cyane rwose, turamukunda, noneho reka dusinzire contract azajya azohereza dusinye kubera ko ni umuntu ukunda Abanyafrika. Rero ni ukuvuga ngo Umunyafrika agomba gukanguka, akaba maso, agacana ku maso nka kwa kundi amatara y'imodoka bashyiramo amaremare. Nicyo gihe Afrika igezemo. Uzagotwa gato azasanga igihugu agitaye ahantu hakomeye cyane, ahantu habi cyane. Kubera ko iyo opportunities ari nyinshi ugomba kumenya guhitamo. Aho rero niho Afrika iri, niho Afrika ihagaze uyu munsi. Ari nayo mpamvu dusaba abayobozi ba Afrika gushishoza, bagakorera hamwe, bakareba uburyo Afrika yakora imishinga izateza imbere Abanyafrika. Ndabashimiye cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire amahoro y'Imana.